twongeye kubasuhuza abakunzi ba Victor TV by'umwihariko abantu bakunda ikiganiro The Reflection Show. Twaba tugeze muri kakanya ka Trending Stories. Nkaba ndi kumwe n'umusore wanjye Dadiva Mukuru. Sada kimeze neza. Imeze fresh. Muri iyi minsi rero muri iki cyumweru nibwo twazaniye zino nkuru ukomeje kumva zitandukanye hirya no hino kuri zino mbuga nkoranyambaga cyane. Aho turi buze guhera kuri iyi nkuru abamisi babazengereje. Ibyo binahoze mbyumva kuva kare. Abamisi babazengereje guhera kuri Iradukunda Elsa guhera 2017 na Liliane 18 n'uyu munsi mwiza Megan nibwo batwaze kubona ku mbuga nkoranyambaga aho dukesha ikinyamakuru Inyarwanda aribwo nyene baza batubwira ukuntu hari umutekamutwe urimo uraka amafaranga ari kuba abaturage. Ikintu yakoze yaragiye afata nimero za Muniza Megan nahoze mbonerwa na magana 860 menya nanjye shara n'amagana kandi bigeze nyitaba nyine wigitse arimo arakora arimo arabaka amafaranga 3500 Trump ugasanga se uyu mu minsi wa 3500 ni minsi nyabaki ariko twaza tureba hari umuntu urimo urabikurikirana turaza tuzagenda tubamenyesha ko icyo gihe case izaza kugera kora yuko niba n'ubundi twamaze kumubona yuko guhera 2017 aribwo uwo muntu yatangiye guhakinga account yabo wa minsi niho hantu nyine urumva byamaze kuba ikibazo na Megan batangiye kumwinjira ariko tuze kubitega amaso n'ubundi kuri bari abantu bari buze indi muri trending mfite hano akakanya new level Bravan hari igikombe baberetse gutwara ejo bundi cya Prix de Cova kiriya kabisa ndabona France nande yivuga kira ni irushanwa ritegurwa na radio mpuzamahanga ya RFI naho se mbona ahubwo icyo gikombe bari kuzakimurika muri iyi minsi nyine n'ubundi yashize ahubwo ikintu cyaje kuba nuko nyuma yo kuva mu Bufaransa nari nabwo muri bino bihugu bya Afrika yari maze gukora amatour y'amato ya Bravan yize kuzenguruka muri Congo akazajya na Zambia akajya uziko wari n'ahantu yigeze kugera muri biriya bihugu akorera kiriya gikombe n'ubundi nyuma maze kugitwara ngo ahantu batari bazi ko igihugu cy'u Rwanda nyine nawe yara presence bamenya ko ari umunyarwanda kubera ko presence n'umunyarwanda bo ngo barabyumvaga gutyo ariko ntabwo bari bazi ko mu Rwanda hari umuziki ungana kuri uremere kuri icyo twavuga special comes kuri Bravan ubona ko tutaragira ngaho nyine nuko baza batubwira yuko noneho new level nibwo igiye ku kironshinga sasa nyuma yuko amaze kugikura i Paris mu Bufaransa bakanamwemerera kuzamuzengurutsa mu bindi bihugu n'amafaranga akorera amadolari 10,000 amafaranga menshi cyane ari amafaranga guhindura ubuzima jewe ahubwo rero kuri icyo kintu twarimo tuvuga cya Bravan nuko bazaronshingira muri Serena bari buze konshinga muri Serena muri iyi minsi nibwo bari buze kukironshinga kuva igihe yarakibonye ntabwo yigeze bakironshinga kubera ari amato aho Daxi nyuma yuko tuvuye kwa Prix de Cova kwa Bravan tugaruka no kuri uyu mukobwa w'umunyarwandakazi muri iki cyumweru nibwo bashinze ivi uriga Nicole Tuze Nicole Tuze ubundi tumumenyere tumaze utuje cyane uriya urimba injyana ya gospel cyane tumumenyereye ari umuntu utuje rero nibwo ku cyumweru nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga nabwo umusore bita Joseph iyo muri bibona ari umusore utuje nawe atuje nk'umudamu bombi baratuje bose baratuje nibwo rero nyine nawe ku Gisment nibwo bahatereye ivi bamutumwe mukoreye surprise kumwe n'abantu barimbana cyane ubu rero Nicole Tuze kugira ngo nawe afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa cyane nka Warandamiye ndetse na Tuza afite akarimbo keza k'Imana muri gospel barafite abahanga benshi byo barahari bakunzwe cyane rero nibwo kana ko uko dusanzwe tuzi ko ubushize twari tuvuga ku bantu bateye bakoze anniversaire none batari bageze ku mavire bateye akoze aterimo kora abantu yandwinde black one ushaka kuzaterimo nani nzateza ibibazo vuba kandi ni Vitaxi hano mufti inkuru mu minsi yashize nibwo twavugaga kuri Iwacu Muzika Festival festival kabisa ubona ifite gahunda gushyira ngo twabivugaga tukagaruka ku gisupusupu uri gukomeza guca ibintu hatangajwe ngo niko Diamond Platnumz azaza kwisoza mu Rwanda bisobanuye ko azaba afite stage ahagaze kuri stage imwe na gisupusupu
ahubwo genda ndashaka kureba uzi ko igisupusupu yamaze dore kandi ngiye kubureba aho dushaka kureba noneho audience ukuntu izabyitwaramo tuzareba umuntu uzashyushya abantu hagati ya Diamond Platnumz n'igisupusupu ahubwo tumaze kureba byamaze kubara igisupusupu nawe amaze kuba East Africa umuntu uri high mu bantu b'abanyamuziki nawe ni icyamamare muri East Africa no ira test you ngiye nshaka kuzareba Diamond ahagaze kuri stage audience ukuntu izabiri kumwakira ndebe n'igisupusupu ahagaze kuri stage ndebe ukuntu bazamwakira ubundi turebe mu Rwanda agiye kubasha urakeka audience izabishishije abatipe b'abastar bafite indirimbo zakoze nituza kujya ku gisupusupu ahicaga mu rwego rw'abere niyo gukora igisupusupu bamwitiriye nyuma yaho rogeye uri ya Diamond mbesemo kwambara nyuma yo kwambara isazana kanyaga cyakora uzaba ari bicika akara nzaba ndiyo cyane tukigaruka rero gatoya n'ubundi mu Rwanda tuvuye hanze y'u Rwanda gatoya ryamaze Tanzania nibwo ndibuze kuvuga ko hano n'inkuru y'umuntu w'umumanager wa nani wa Mwiseneza Josiane nyuma y'uko amaze gutwara ikamba rya Popular nibwo yari yatangiye gutegura igitaramo cy'uko azahura nyine n'abafans be urabizi muri Kigali yavaga mu modoka abantu bakitambika Josiane byo nawe utabizi kuko narebye ubona ari umuntu wakoresheje ikamba rye neza kuko cyane arakora ukagira ngo si niwe misi ukabona akakora njya muri muntu wagize amahirwe yo kujya hanze nyuma yo kwamamariza uriya munyamideli mu Rwanda wagiye unanamufasha rero ubu ngubu igitaramo yari yapanze nuko yari yashatse gutumiramo Twa Savage w'umunya-Nigeria ngira ngo nibwo rero Nigeria Savage no rero nibwo ubwo nibwo barimo we manager yavuze yuko aba yadahari cyangwa hari nta kintu bimubwiye biri beta ko yaba hari gusa atanahari nta kintu bikora ko ikimanvu nuko mbere ko mubona nani we yari yamwifuje uriya Miss Josiane yaramushakaga ariko amaze kuvuga ko abadahari n'undi nta cyaba uko inkuru y'agahinda rero ibabaje nuko umuhanzi wo muri South Africa ejo bundi tariki 16 nibwo yitabye Imana ni umuntu umwe yagize uruhare mu guhagarika apartheid urumva ni umusaza nahoze ndeba wari ufite imyaka 36 yego y'amavuko ariko nahoze mbona na Edouard Duhungire nawe yari yamupostinze kuri hashtag urabona ko nawe yagiye ubona ko twabuze ikintu habuze umuntu kabisa w'ingenzi muri society wari ufite iki kindi trendings twari dufite ubu ngubu nuko nyine urumva abastari bandi tugenda tuvuga nuko hano mu Rwanda tukiri muri gospel Pastor Muyango urabona hari ministries tumenyereye ministries promise noneho hari nazo mbona Potter's Hands Ministries ikorera Nyarutarama nuko nabo muri iki cyumweru bijihije isabukuru y'imyaka 7 ari nabwo Israel Mbonyi nayo ngo yararirimbyemo nazo bira amafoto ubyagenze neza utiyasabonaga ari aho ngaho aho yaje no gutanga isomo ryo muri Yesaya nazo bisoma 64 umurongo wa 8 muraza kubisoma uzatubwira rero inkuru zari nyinshi ariko trending story uyu munsi wayicumbikiranga twayicumbikiranga chimira abantu bakurikira Victory TV by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro The Reflection Show akarakagaruka kiganiro yari Daddy V kumwe na Dax Trending Story The Reflection Show Victory TV Facebook ni Victory TV Instagram Victory TV Rwanda na YouTube channel ni Victory TV Rwanda ciao